amahoro bavandimwe bana ba Rurema, tubanje kubasuhuza kandi tubifuriza ibyiza bya Nyagasani. Ubu ni ubutumwa bugenewe abantu bose, by'umwihariko ku banyarwanda bumviriza ururimi tuvuga. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Kojya Buramu. Bavandimwe, wenda hari akantu tugira ngo tubasobanurire, cyane cyane ku bantu bavuga ku bucwezi cyangwa bajyana natwe mu bucwezi bwa Rurema. Twe turi ubucwezi bwa Rurema, ntabwo turi abacwezi nk'uko abantu basanzwe babivuga. Iryo jambo ushobora kuba warikoresha ubucwezi umaze gusobanukirwa ubucwezi bwa Rurema nta kibazo, ariko utarabusobanukirwa turi ubucwezi bwa Rurema. Ako kantu mugasobanukirwa, twebwe ntago ari ubucwezi basanzwe bazi mu bitabo cyangwa ibyo abantu bavugaga bijyanye n'amateka. Twebwe turi ubucwezi bwa Rurema. Ni ikintu rya ngo tugikosore, tukimenye, ari imyandikire yacu, ari imivugire yacu, kuri presenta turi ubucwezi bwa Rurema. Turi ubucwezi bwa Rurema. Ibyo bikuraho ba bandi bumvaga abacwezi bagatekereza bya bindi abantu bakora nk'uburangi, bavuga ngo n'abacwezi barimo bakora ubupfumu, barimo bakora umuco w'agace runaka. Ibyo bigakuraho abo bose batekerezaga, bavugaga ngo abacwezi ni ubwami, bamwe bavuga Bunyurukitara n'ibindi abantu uburyo babigendaga babivuga, cyangwa bavuga ngo ubucwezi ni ubwoko bw'abantu runaka. Rwose twagira ngo tukibabwire, ntabwo tuzakura abantu ku gahato ibyo bashize mu mutwe, ntabwo tuzakuraho ibitabo by'abantu bagiye bandika bivuga ku byo banditse bashaka, ariko twebwe turi ubucwezi bwa Rurema. Ushobora kuba uzi ibyo bacwezi bagiye bitwa ngo ni abarangi, abacwezi basomye mu mateka, abacwezi bivugwa n'abanyamadini, ko twebwe ntago turi muri abo. Ubucwezi bwa Rurema ntago ari ubucwezi abantu basanzwe bavuga bavuga Bunyurukitara, ntabwo ari ubucwezi bujyanye n'umuco abantu bavuga, ntabwo ari ubucwezi bwo mu bitabo byanditswe. Ubucwezi bwa Rurema ntago ari ubuvuzi, ntago ari umuco, ntago ari ubwami nk'uko abantu bagiye bandika ku bucwezi. Twe turi ubucwezi bwa Rurema, n'izi gahunda z'Imana. Niyo mpamvu tubabwira nti Imana niyo yiyoborera, cyangwa isanzure niryo ryiyoborera. N'impamvu bwitwa ubucwezi bwa Rurema, ni ukuvuga ngo ni ugusobanura abantu bamenye n'iki mbese cyihishe mu cyo bita ubucwezi n'iki. Kuko abantu ibyo bagiye basobanura bavuga ku bucwezi ntago ari byo, ntago ari byo rwose, ntago ari byo. Ubucwezi cyari igihe vuga ngo ubucwezi imeze nka envelope, ariko muri envelope harimo iki? Harimo Imana. Vuga ngo ni ubushobozi bw'Imana bwakoreraga mu bantu. Niyo mpamvu tuvuga nti ubucwezi bwa Rurema cyangwa ubucwezi bw'Imana. Ni naho hahandi hakomoka ijambo abana b'Imana. Abana b'Imana twarababwiye nti nabo bava ku Mana Rurema, aricyo gibitse icy'abacwezi. Rero twe turi ubucwezi bwa Rurema. Iyo wandika ukandika abacwezi cyangwa ubucwezi, rwose ntago uvuga twebwe, nta nubwo uvuga ubutumwa bwacu. Mujye mukurikirana muri imyandikire yacu, twandika ubucwezi bwa Rurema. Twababwiye nti Rurema, ubwami bwa Buganda butarabohoza agace ka Masaka, vuga ngo ahari kwa Rurema bahinduye kwaki kwa Murema, mu buryo bwo kugira iki, bwo guhindura inyito z'uduce, bagira ngo basibanganye uburari cyangwa ibimenyetso. Ariko ni ubucwezi bwa Rurema. Inaha muri Uganda bakaba bavuga ubucwezi bwa Murema.
So iyo dukurayo rurema bereka ko ni gahunda z'Imana ntago ari iz'umuntu. So ibyo muzagenda mubisobanukirwa, ariko akantu twagira ngo mugakureyo mumenye ngo ubu ni ubucwezi bwa rurema, twe turi ubucwezi bwa rurema. Niyo ugiye kutubaza cyane cyane abantu bakora mu itangazamakuru, utubaze twebwe nk'ubucwezi bwa rurema, n'utubaza nk'abacwezi, ubwo uzaba ushaka kuza wenda kuba wadusanisha n'ibyo wagiye wumva. Twebwe turi iki? Turi ubucwezi bwa rurema. Abantu bandika, abavuga, mujye mwibuka ako kantu kugashiraho. Buri wese azi ikiri mu mutima we, ariko gushobora gukura abantu mu rujijo no kubereka ko icyo bita ubucwezi bwa rurema kiri muri wowe. Kiri muri wowe, ntago bagisoma mu bitabo. Kiri muri wowe, nta migenzo bagikora kugira ngo bakigereho. Kiri muri wowe, nta kintu ugomba kubanza gukora, ahubwo kumva kikurimo. Niyo mpamvu tubaho ubutumwa kugira ngo tubakangure. N'ukubakangura, n'ukubamenyesha ni nyamara Imana iri muri wowe. Rero igihe cyitwa ubucwezi, uvuga ngo ni Imana yakoreraga mu bantu b'icyo gihe, cyangwa bakorerwaga ubushobozi bw'Imana. N'ubu Imana yabanaga natwe, ariko hari ijanisha tutari twageraho. Uvuga ngo niryo ryagarutse kugira ngo ryongere ridufashe mu mibereho yacu ya buri munsi. Icyo bita ubucwezi bwa rurema ni ubuzima bw'umuntu. Ni ubuzima bw'umuntu mpaka avuye mu nda ya nyina, mpaka apfuye, mpaka no gupfa bwose akomezanya ari ubucwezi bwa rurema. Ni ubuzima bw'umuntu. So ntaho tuvuga ndi mu bucwezi bwa rurema ubundi ndi mu bindi. Oya, ubu ni ubuzima bw'umuntu, ni ubuzima dusanzwe tubamo rwose. So ako kantu twagerageza ngo tugasobanura, abantu bagasobanukirwe, wenda badatekereza ngo ubucwezi bwa rurema wenda hari izindi gahunda dufite zihabanye n'ibyari bihari. Oya, vuga ngo ibyari bihari ni ukubisobanura, abantu bakabisobanukirwa, no gukosora amakosa yagiye abaho bijyanye n'amateka. Ariko twebwe turi iki? Turi ubucwezi bwa rurema. So mugerageze, abantu benshi bandika, abanyamakuru, abavuga, mugerageze ako kantu mugashiremo, kuko vuga ngo ubu umaze kugaragaza ko ibyo uvuga bikurimo, ubu umaze kugaragaza ko ibyo urimo wandika bikurimo, nta handi wabikuye. No kuba twagaragaza ko ibi tuvuga, nubwo wenda gahunda zirimo zigenda hano muri Uganda, n'iby'isi yose, ntabwo ari ibya Uganda. Uganda ni igihugu cyashizwe ejo bundi. Rero kuba havayo abantu Imana yatoranyije ngo batangire babwize abantu kuri, ntabwo ari ibya Uganda, ni iby'isi yose. Nubwo gahunda zigomba gutangirira hehe? Muri Afurika. Avuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Wenda n'impamvu mubona tubona dukunda kuvuga ku banyarwanda cyane, vuga ngo abanyarwanda niyo maraso yasigaye atarigeze ahinduka. Kuba abanyarwanda barasigaye bitwa abanyarwanda, vuga ngo bajya no gukora ubwami, bakora ubwami bw'u Rwanda, ntacyo bigeze bahindukaho mu miterere yabo. Wenda uretse icyabahinduyeho ni uko hatangijwe icyo bita ubwami bw'u Rwanda. None ubwami bw'u Rwanda bumaze gutangira, abanyarwanda batekereza ngo amateka yabo atangirira ku bwami, kandi amateka y'abanyarwanda ariho na mbere y'ubwami. Bivuze ngo ugiye gushakisha amateka y'abanyarwanda, vuga ngo ujya kure y'iki? Y'ubwami. Kuko abanyarwanda ntago ari ababarizwaga mu bwami bw'u Rwanda gusa, bose abantu bose bagiye buhinduka. So ibyo ni ibintu wenda abantu bagira ngo basobanukirwe. No kuba tuvuga ubucwezi bwa rurema, ni ukugira ngo dukureyo yasi ya mbere, rwa Rwanda rwera, cyagiye bitaga igihe cy'abacwezi. Vuga ngo igihe twese twari iki? Twari umuntu umwe. Igihe twese twari nta muco, vuga ngo uyu ni umuco w'agahugu runaka, nta gihugu cyari gihari bitwa gutya na gutya, nta kintu cyavanguraga abantu. Nicyo bita ubucwezi bwa rurema. So ubucwezi bwa rurema buje gusubizaho ubumwe bwacu nk'abanyafurika, aho tuzahabwa agaciro mu ruhango rw'amahanga. Ariko tumaze kwisobanukirwa
so nizo gahunda mu kintu twimirije imbere, buriya Imana buriya ntiyadukoreramo tudafite ubumwe. Imana ntiyadukoreramo tudafite ubumwe rwose. Ubumwe tuvuga ntabwo ari uvuga ngo ni ubumwe bw'abanyayuganda bagira ubumwe, cyangwa abaganda, cyangwa abanyarwanda, cyangwa abatanzania. Oya, ubumwe tuvuga ni ukuvuga ngo twese twisange, nta kuvuga ngo ngewe. Abantu bareke kuzana iturufu, uriya akazana iturufu y'igihugu, uriya akazana iturufu y'ubwami bwe, uriya akazana iturufu y'umuco we, uriya akazana iturufu y'idini. Oya, vuga ngo ibyo byose twababwiye ko n'ibyagiye bitugabana. Vuga ngo abantu baravango batangira kubyitwa, ariko mbere y'uko abantu baba icyo bari uyu munsi hari icyo bari bari. Icyo bari bari rero nibwo bucwezi bwa rurema tuvuga ubu ngubu. So kizagenda gisobanukirwa bitewe nawe ugenda ukurikirana. Rero icyo kintu mu gisobanukirwe, kugira ngo abantu bashoboye kuba bakuramo bava mu rujijo. Kuko hari abantu ushobora kuza wenda bakunda kuba badukuraho ibiganiro bavuga ngo tubabwire amavu n'amavuko y'ubucwezi, amateka y'ubucwezi. So kandi ugasanga nanone arimo tubaza wenda ngo tumubwire amavu n'amavuko y'ubucwezi, tumubwire amateka y'ubucwezi, kandi ejo bundi akaza akongera akagira ibindi bivuga ngo akagira undi muntu nanone abaza, akamubwira noneho bya bindi byo mu bitabo, akamubwira bya bindi bijyanye n'uko abantu babyitaga. Bivuze ngo uvuga ngo no twavuze ngo ukuri ntabwo kuba kwagaragaye. Uvuga ngo icyo washakaga kugira ngo ugaragarize abantu ukuri, uvuga ngo kiba cyamaze kwangirika. Uvuga ngo abantu wabashize mu rujijo. Bivuze ngo uhitamo kimwe. Niba utwizeye wowe, tuvuga abantu bakora mu itangazamakuru n'abandi bantu bakora ubushakashatsi, niba wizeye ko ugiye kujya ukura amakuru ku bucwezi bwa rurema, rwose turi tayari kuguha amakuru yose ushaka, icyo ushaka kubaza cyose. Ariko none iyo tubonye utarabitandukanya, ugishakisha iyi nka wa mugore uvuga ngo bagarira yose ntuzi izamera n'izarumba, uvuga ngo rwose ubwo ntabwo tuba dushaka kujya ahantu hameze nk'ahantu hari impaka zuya ngo icyo uvuga ngo bivuge nicyo bivuze ngo natwe dushobora kuba tugaragaza ko ibyo tuvuga natwe navuga ngo nta kuri tubifitiye. Bivuze ko natwe twatabifitiye icyizere. Niyo mpamvu tuba tugerageza kugira ngo niba uhisemo kugenda natwe ni mu mahoro, niba uhisemo kugira ngo ushaka kumenya amateka y'ubucwezi bwa rurema. Twe tuvuga amateka y'ubucwezi bwa rurema, ntabwo tuvuga amateka y'ubucwezi. Kuko iyo uvuze amateka y'ubucwezi uba ugiye kuzana ibyanditswe biri mu bwonko bw'abantu, uba ugiye kuzana ibintu bavugaga ubucwezi. Twe tuvuga amavu n'amavuko y'ubucwezi bwa rurema. Iyo tuvuga ubucwezi bwa ngo amavu n'amavuko y'inkomoko yacu, nicyo bisobanura. Amavu n'amavuko y'inkomoko ya muntu nibwo bucwezi bwa rurema tuvuga. Rero ntabwo twe tuvuga inkomoko y'abacwezi cyangwa inkomoko y'ubucwezi. Ntabwo tuvuga amateka y'ubucwezi, ahubwo twe tuvuga ubucwezi bwa rurema. Rero icyo nacyo twagiraga ngo mugisobanukirwe. Ikindi, hari gahunda abanyarwanda bateguye yo kugira ngo bazahure. Nk'uko mwagiye mubibona, hari ubutumwa bwaciyeho bugaragaza ko abanyarwanda bashaka guhura, bagahura bakamenyana. Guhura kw'abanyarwanda, kumenyana kwabo, uvuga ngo niba abanyarwanda basanzwe bahurira ku mbuga nkoranyambaga bakurikirana ubucwezi bwa rurema, abagiye bavuga ngo bahurira ku mbuga gusa bakabyumva, ariko vuga ngo bahisemo kuvuga reka duhure tumenyane. Noneho twahuriraga ku mbuga gusa, ukumva ijwi ry'umuntu ariko utaramubona we ngo mumenyane. Bituma mutangira no kwibonamo ubuvandimwe bwa buvandimwe tuvuga. So iyo gahunda yateguwe n'abanyarwanda ubwabo, noneho twebwe nk'ubucwezi bwa rurema baratumenyesha ni twumva twagira uko duhura nk'abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ubucwezi bwa rurema, wenda cyangwa kugera n'ubucwezi bwa rurema turi mu Rwanda, ni duhure tumenyane. Rwose
gahunda ihari nk'uko babitumenyesheje, barashaka kumenyana gusa, barashaka ngo bamenyane, bamenye uyu ninde kugira ngo biborohere buriya. Ushobora kuba uruvuga ngo abantu duhurira ku rubuga, ariko abantu ubwabo bakaba wenda bagira ngo ni ibintu biri aho ngaho bidasobanutse. So niyo gahunda ihari, iyo gahunda yateguwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2025, abanyarwanda bagendera mu bucwezi bwa rurema, batari abacwezi. Ako kantu mugasobanukirwe, ntago ari abacwezi. Hari umuntu ashobora kuba avuga ngo nkunda amateka, urumva? Noneho iyo uvuze ngo nkunda amateka ubuvuga ni yandi yanditswe cyane abantu bagendaga bavuga, cyangwa umuntu avuga ngo ngiye nkunda ubucwezi. Uvuga ngo ujya gukunda ikintu kizi. Twebwe uvuga ngo ukunda ubucwezi, ibyo ushobora kuba ukunda ubucwezi, ariko ubucwezi bwa rurema ntago ari ubucwezi abantu basanzwe bakunda. Uvuga ngo gukunda ikintu ubanza kukimenya. Uvuga ngo abantu bamwe ntago baramenye ubucwezi bwa rurema, uvuga ngo baracyabyitiranya na bwa bucwezi abantu bavugaga bwo mu nyandiko byo banditse, na bya bindi abantu bakoraga ubucwezi babyita ko ari ubupfumu, kutabusobanukirwa. Rero twebwe vuga ngo uje gusobanukirwa ubucwezi bwa rurema ni iki. Ntago ari gusobanukirwa ubucwezi. Ubucwezi bwa rurema ni iki? Ni Imana, ni ubumana bwa Afurika, ni inzira y'Imana y'Abanyafurika, niyo nkomoko y'umuntu, niyo nkomoko y'Umunyafurika aho yakomotse. Bivuze ngo Abanyarwanda guhura ku itariki 22 z'ukwa gatatu umwaka w'2025 bazaba bahuye bashaka ngo bamenyane, nta yindi gahunda ihari nk'uko babitumenyesheje. Barahura nk'abacwezi b'ubucwezi bwa rurema. Vuga ngo barahura nk'ubucwezi bwa rurema, ntago bahura nk'Abanyarwanda. Vuga ngo hari igihe ushobora kuba wisanga hari nk'umuzungu nawe ugasanga ari mu Rwanda akunda ubucwezi bwa rurema, cyangwa hari icyo ashaka kumenyaho rwose, ubu nawe araza. Vuga ngo barashaka guhura bamenyane nk'abantu bari mu Rwanda bagendana n'ubucwezi bwa rurema, cyangwa babukurikirana ku mbuga. Niyo gahunda ihari yo kugira ngo bamenyane gusa, nta zindi gahunda zihari. Nk'uko baraza kuvayo nabo bakatangariza abantu gahunda ihari muri rusange. Baraza gukurayo amajwi yabo nabo babivuge. Ikindi, iyo gahunda ihagarariwe n'abantu batatu, nk'uko muraza kubona na nimero zabo za telefone zica kuri ubwo butumwa bwatambutse. Ihagarariwe n'abantu batatu. Bivuge ngo abantu batatu abo ngabo nibo bateguye uwo muhuro. Abandi muzaza muje aho bateguye aho muzahurira, ariko yateguwe n'abantu batatu. Hari nk'uko bakurikirana, hari Nkuba, uwo bita uko ishatse Salomo, uzwi nka Nkuba. Abo bose barazwi. Hari Ngabo y'imbere Justin, hakaba na Mukaburabyo Pelagie. Abo nibo bo bateguye uwo muhuro, ni nabo babihagarariye, kuko nibo bashoboye kuba batumenyesha, nibo babitekereje. Ni abantu batatu niko batumenyesheje. Abandi mvuga ngo ushobora kuba nimero yabo ukabandikira ni hehe, ariko aho abantu bazahurira cyangwa abubucwezi bwa rurema bari mu Rwanda bazahurira ni i Kigali mu karere ka Gasabo, i Bumbogo. Batubwiye ko bazahurira mu Birembo, bari mu Ngara mu Birembo. Nimero zabo zirahari, muzagenda mubahamagara mubabaza, ariko buri wese, ari abitangazamakuru, ari abashaka gukora ubushakashatsi, ari inzego za leta bwite, ari abanyamadini n'abandi bose iki ntawe kivangura. Nuvuga ngo mumenyane noneho mu kumenyana uko b'ubucwezi bwa rurema bari mu Rwanda, noneho bamenye niki dusabwa, mbese niki dusabwa. Ariko nta yindi gahunda ihari, nta kintu gihari gisabwa ngo yakeneye iki ngiki. Numvisha abantu bavuga ku bijyanye n'imyambarire, hari abavuze kuri sinzi niba hawa contribution. So abateguye
uwo muhuro baraza kuza babasobanurire, ariko nta kindi gisabwa uretse kugera aho hantu. Uramutse utahazi uri nko mu ntara, ushobora kuba wakoresha izo nimero za telefone mwabonye, ukabaza abo bantu bose, abo bantu batatu tuvuze haruguru, bazagusobanurira noneho. Ariko gahunda ihari ni uguhura ngo bamenyere abanyarwanda bagendana n'ubucuruzi bwa rurema, bakurikirana ku mbuga gusa, ababaga ku mbuga n'abandi bose hari abagerwaho n'ubutumwa biciye kuri bagenzi babo. So buri wese ugerwaho n'ubutumwa buvuga ngo hari abacuruzi ba rurema bari mu Rwanda barashaka guhura bakamenyana, n'iyo gahunda ihari yonyine, nta kindi gihari rwose. Ntuvuge sinzi, ariko gahunda ihari ni ukugira ngo bahure bamenyane ku itariki 22 z'ukwa gatatu 2025, bakazahurira i Kigali mu karere ka Gasabo, i Bumbogo, mu Birembo cyangwa mu Ngara, bavuga mu Ngara. Rero bakazagira uburyo bamenya uyu ni runaka, ni runaka, ni runaka, ni runaka, ni runaka. Rero ho bikazajya biborohera niyo muri ku mbuga, muvanga abantu bakaba ku mbuga baziranye, uyu ni uwahangaha, uyu ni uwahangaha, uyu ni uwahangaha. Bakazagera n'igihe akavuga noneho ka tujye gusura abacuruzi ba rurema bari mu karere k'Iburasirazuba, nuvuga ngo nabwo tubageyo. Reka tujye gusura abacuruzi ba rurema bari mu ntara y'Amajyaruguru, abari iburengerazuba, bari mu majyepfo, gutyo. Noneho bakagera aho bavuga noneho reka tuze dusure ubucuruzi bwa rurema nyir'ubwite, aho gahunda zatangiriye. Mugafata urugendo mukaza hano Uganda, naho birashoboka. So ni gahunda igomba kugarura ubuvandimwe, nta kindi cyihishemo, nta yindi gahunda ihari uretse kugira ngo abanyarwanda bagendana n'ubucuruzi bwa rurema babukurikirana ku mbuga gusa. Hari abageze mu migabiro, abatarageramo barashaka ko bamenyana, bagahura bakamenyana, nta kindi. Hari abantu bashobora kuba bagera bavuga abacuruzi barashaka guhura, ni ubucuruzi bwa rurema. Turasaba nabo babihagarariye, abo bantu batatu tubabwiye ko bakoresha inyito y'ubucuruzi bwa rurema. Dushaka guhura nk'abo ubucuruzi bwa rurema, ntabwo bagomba ugiye guhura ngo bagiye kuvuga ku mateka y'iki, kuvuga ngo bashaka kumenyana. Bamara kumenyana noneho n'ibindi bikazaziraho nyuma, ariko abantu babanje kugira iki, babanje kumenyana. Nimumara kumenyana natwe muzatumenya, natwe muzatumenya, niyo gahunda ihari, nta kindi. Ariko ibi byose ni ukugaragaza iki, ubuvandimwe. Kuvuga ngo guhura kw'abacuruzi ba rurema bari mu Rwanda, kuvuga ngo ntabwo bigomba kwinjiramo gahunda z'amadini. Nuhaza umenye ngo waje nk'umwana wa rurema, ntabwo waje nk'umunyedini. Ikindi, ntabwo bigomba kwinjiramo gahunda z'umuco nyarwanda, uvuga ngo nuhaza wahaje nk'umucuruzi cyangwa nk'umucuruzi wa rurema cyangwa nk'umwana wa rurema, ntabwo wahaje muri gahunda z'umuco nyarwanda. N'ubu hagera uri umunyepolitike, ntabwo wahaje muri gahunda za politiki. Kuvuga ngo icyabahuje ni ubucuruzi bwa rurema, nicyo cyakuzanye, nta kindi. So runaka niba yaba arusha abandi amashuri, niba yaba arusha abandi ubukungu, ariko ikigomba kubahuza ni ubucuruzi bwa rurema, nta kindi kigomba kubyihisha inyuma. So buri wese aratumiwe kugira ngo azaboneke muri uriya muhuro, kuko n'uwa abanyarwanda bose bagenda n'ubucuruzi bwa rurema babukurikiranaga ku mbuga, ariko bakaba bashaka ngo bagere ku rwego rwo kugira ngo bahure imbona nkubone. Niyo gahunda ihari. So ubutumwa mu busakaze hose bamenye, n'iyo
n'ubwo butumwa bwaciyeho mbere buri naga stickers cyangwa akantu kameze nka karite kasohotse, mugasakaze mukageze no ku bandi, ababwira abantu ku munwa mubabwire, abahamagara abantu bababwire, niyo mwaba mufite abantu bari hanze bari diaspora no mwababwira bakazagira iki, bakazaza bagahura namwe. Murakoze, tubifurije ibihe byiza, ibihe byiza, ibihe byiza, ibihe